just gotta be fearless. You just gotta be fearless. You just gotta be fearless. You just gotta be F-E-A-R-L-E-S-S. Fearless. Once I get in and I put it in try, ain't no more stopping me, don't even try. Controlling the chaos, controlling the vibe. Yeah, it's all the shots if you don't say. You'll never be heard if you don't say. Just gotta get out your own way. You can't learn to fly on your own if you don't let go. Step out of the shadows, into the fire. Don't be afraid to go out on a wire. Live in the moment, turn it up louder. This is what you're made for. You just gotta be fearless. You just gotta be fearless. You just gotta be fearless. You just gotta be F-E-A-R. With pretty mouths, they always walk your way. They follow you in cars and bars and even on airplanes. I'm special, yeah, I'm special, 'cause they just don't got, oh, they just don't got what I've got. I'm someone you can take home to meet your mom and pa. I'm your trashy little cupcake dressed in polka dots. So be a loudmouth Yankee lady, baby, you're just the cowboy that I'm looking for. It's gonna take time
get there. It's gonna take some time, I wanna make it fast. It's gonna take time to get there. It's gonna take some time, you wanna make it last. Oh, sing now to me, baby. Won't you sing to me your name? I've been looking for something crazy. I've been looking for something to tame my sinner still, my criticizing, my hopeless heart that just wants to come on. Yeah, I found you outside, baby. You know I found you standing in the rain. You were holding a pound of heartache. Oh, you were wearing it like shame. Oh, if I've told you once, I told you twice, I tell you 3 times, I ain't gonna walk away. It's gonna take time to get there. It's gonna take some time, I wanna make it fast. It's gonna take time to get there. It's gonna take a while, we wanna make it last. Ooh, ooh, oh, when your heart feels like a cracked windshield, shattered in a wreck, you're too broke to even fix it, and it's all that you got left. Oh babe, I'll take the crumbs, I'll take the keys, I'll take anything you got. It's gonna take time to get there. It's gonna take some time, we wanna make it fast. It's gonna take time to get there. It's gonna take a while, we wanna make it last. It's gonna take time to get there. It's gonna take a while, we wanna make it fast. It's gonna take time to get there. It's gonna take some time, we wanna make it last.
Muraho neza abakunzi ba MK and Cardinal, nizere ko mumeze neza, natwe tumeze neza nkuko bisanzwe. No Jesus no life. Murabizi twabasezeranije ko uyu munsi tuzaba ikiganiro kimeze neza. So uyu munsi twagize umunsi muremure. Umunsi muremure twazindukiye muri siporo, tugera hano twafite akazi ko gukora. Uyu munsi twandika ku myenda, dufite imipira myinshi yo kwandikaho. Twayisoje dutinze, ariko turavuga ko twabasezeranyije ko tuzabagezaho ikiganiro kimeze neza. Tugomba kurara tukibagejejeho ngo mukirebe. Icyo dukunda nuko buri munsi iyo tuje dusangamo hari. Uyu munsi rero tubahishiye iki? Uyu munsi tugiye kubabwira inkuru y'urukundo ya MK and Cardinal. Reka Cardinal adusohoze. Meze neza, biteguye kubwira abantu inkuru y'urukundo rwacu se? Ndi ready cyane, ariko ndumva mbere ko tujya ku nkuru se waba wiretse gatoya niba naribi tukabanza tukababwira uko uyu munsi wagenze mu ncamake, bitewe nuko tukabasobanurira video babonye mbere yuko bagera kuri iki kiganiro cyacu. Okay. Uyu munsi twagize routine ndende cyane. Twabyutse mu gitondo uko mwabonye muri video, tujya muri siporo twayikoze kabisa, yanagenze neza cyane uko twabikekaga. Tuvuye nko mwabonye muri video, nanone twahise dufite akazi kwandika ku myenda, twayanditseho. Yari imyenda myinshi, byagenze neza, tunakora delivery, umukiriya arashima. Nanabona no kubabwira ngo igihe cyose mukeneye umuntu wandika ku myenda, ukora ibyapa, branding amaduka yanyu, muri MK Limited turabikora rwose. Dukora sonorisation, twandika ku myenda, dukora ibyapa. Umuntu uzajya ubona akazi nyaboneka ntimuzajye mutekereza abandi mutwirengagije, natwe mujye mutwibukaho. Nakwe mukiyari bagiye kubabwira ko ibyo bintu tubikora ngo mujye muduha akazi. So igihe cyose uzaba ufite akazi kujya dutekerezaho mbere. Ndumva ari ibyo no kubasuza, nanjye nabasuje kandi nzi neza ko iki kiganiro kiri buze kuba cyiza kandi kiri bubaryohere. Hari byinshi turi buze kubabwira byabayeho mu buzima bwacu mbere yuko kuva tumenyanye kugeza uyu munsi. So harimo amasomo menshi y'ubuzima, harimo ibibazo, ibisubizo, ibyifuzo byose. Ndabizi turabwira tunyura mu ncamake tubibabwire, ntituri bubarambire. Reka nsubize ijambo Auja akomeze. Cardinal goyiteguye kubabwira inkuru y'urukundo ryo twahuye. Ako njya nibaza wabikwa umunsi wa mbere twahuriyeho. Umunsi wa mbere? Of course ndawibuka. Twahuye nagiye ku nshinga movie yanjye My Day. Twahuye ku itariki 18 z'ukwa 9. Yego, nagiye ku nshinga ya filime yanjye nakoze yasobanuwe na Savimbi. Numva ari ahantu hambere na mbere twahuriye, no hambere nakubonye. Koko? Yes, ni hano hambere twahuriye. So guys, we nuko ari kabizi bakongera ahantu twahuriye bwa mbere, ashobora kuba atabizi kagira inkuru. Niyo mpamvu bitangaje. Njye twahuriye ahantu bwa mbere, njya nahuriye na Cardinal bwa mbere. Nari ndi ku kazi kwa sister wanjye. So Cardinal yari umushuti wa boyfriend wanjye. Nibyo. Okay. Yaje gusuhuza boyfriend wanjye. Ariko mbere yaho, nyuma yaho gato, boyfriend wanjye najyaga nkunda kujya kumufatira ibintu by'amafilme. Nazana filme akazanga, akambwira izi filme wapi. Njye mfite umuntu wanyiraga filme, ariko yaragiye ntagakiba mu Rwanda, ariko vuba nganga azaza. Ndamubwira ko nazo uzamunyereke. None arambwira ngo yitwa Cardinal rero najyaga mwumva bisanzwe nyine, nkamwumva mu mafilme najyaga ndeba, gusa nkumva ngize amatsiko yo kuzajya kumufatira filme ngo ndebe ko namubuceri turwasanga nyuzurize flash njiga 8 sha. Ntago wari uri mu bakiriya wanjye, njyaho kira nari mfite yakwe n'aba turwasa narabakoreraga, ariko ntago nari kuzigwa kuri turwasa. Sha njye kintu nari mfite amatsiko ko filme narazirebaga koko. So reka tugaruke noneho uburyo nge bwa mbere mubona nubwo we atambonye uwo munsi. Wumve ko nyine nari mfite n'amatsiko yo kumureba. Ubwo munsi yaraje
asa ku kazi kwa bofre arambwira ati wamubonye uraniwe karidinari ndamwitegereza ako we ntiyageze mbona ibaze ko atageze anansuhuza kandi nari umve nari nicaranye bofre twari turi kumwe arazasuhuza simbyibuka niba aransuhuje ariko icyo nibuka neza nzi ko atansuhuje arazasuhuza bofre wenyine ariko bofre ahita ambwira ati wamubonye karidinari ndavuga ati uyu niwe karidinari njya numva arambwira ngo niwe ngo yaraje kumubwira ibijyanye n'amafilime ngo My Day igiye gusohoka ngo bazajya kwironshinga arimo amutumira bofre ndamubwira ati tugomba kujyana kureba filime ko bari basigo nyine hazaba ari agasobanurira yivu Savimbi niwe wari wayisobanuye noneho ntabwo muzi ikintu gitangaje namubajije sinzi ariko nuko mu buzima bwanjye nkunda kwibariza abantu mu buzima busanzwe bofre nahise amubaze afite imyaka ingahe sinzi ukuntu byanjemo ngenda namubajije gusa bofre arayimbwira ikintu gitangaje imyaka yambwiye nawe umunsi bwa mbere ntangira kuganira nawe naramubajije birahura ntabwo njya mbeshye ntabwo njya mbeshye kandi ko kubeshya ntabwo kambarizwaho ese karidinari iki cyakunkundishije yari sitori ndende ndavuga mu ncamake kubera ko nzi neza kugira ngo tutarambira abadukurikiye nzi ko ari akuyemo ibintu byinshi urumva ngewe nakubonye nyine kuri uwo munsi ndonshinga iriya muvi nk'uko bisobanura ibyo twari dufite ronshi ku itariki 19 18 z'ukwezi kwa 9 ni muvi nakoranye n'umushuti wanjye bita Joe so rero yari busobanurwa nyine twari bu streaming ibyo kwita kuyigaragaza bwa mbere yuko isohoka nyine hari buze nyine abantu benshi bagiye batandukanye twari twabatumiye andi twatanze ama invitation twanakoze nyine twamamaje kugira ngo tureko twabona abakiriya baza kureba muvi yacu ngiye kubona mbona mawuja nawe arahageze ariko hari akantu simbutse gato manyanganira narwaye horror so ndimo kuko abantu bazaga kureba mu filime bishi twari tuziranye uwo yise bofre we n'umushuti wanjye yarahamagara ambwira ati rongiye ngiye kuza nkinze ho gakeya ngiye kuhiza muri una madame agiye kuza umuyobore kuko ntabwo ahazi neza so yarahageze kuri sale ngeze mureke mbabwire ukuntu nyine ibintu bitangaje iyo Imana yavuze ibintu nyine burya umuntu muzabana ngiye akantu mbibutsa uyu karidinari niwe muntu wa mbere nakunze ko ngewe ubundi abantu bari banzi ku mansera reka mbabwire uyu niwe muntu wa mbere nakunze igitangaje ibaze ko nishimiye ko agiye kunyohereza ngo ari buze kumfata ndavuga ati Imana itangiye kwikora utuntu twaye so nyine nk'uko bivuze byo nibyo nishimiye ko nigiye umuntu wa mbere yakunze n'akantu keza burabari impamvu mbivuze ikindi so rero akimara kuhagera kuri sare ubwo twita dukora hejuru rooftop kuri etage hejuru noneho uwo bofre warahamagara amubwira ati muri umuntu madamu yahageze wasohoka ajya kumufata nuko nasohotse ngeze hanze hari n'abandi bari kwinjira byanze bikunze narageze nyine ndamufata ndamuzamura hejuru ajya kwicara yanaguze itike ya VIP ijye kintu nanawe mushimira kirakora rwose yaje mu kirere baguze itike ya VIP we n'uwo bofre wiwe barinjira baricara mu vitura yerekana bisanzwe nyine ibindi biza kurangira ntabwo kuri uwo munsi ndabyibuka twaranifotozanyije cyagiye ko abantu bose bazaga kureba filime twari dufite ukuntu twateguye nyine tapi rouge abantu bakaza bakifotozanya natwe n'abastari bari bahari gukora abasobanuzi batandukanye badufashije gukora muri iyo movie n'abandi ba star so twari twateguye uburyo bwo kwifotoza numva rero waraje tukifotozanya nanjye nawe na Savimbi ifoto niyo yiyongeyeho muri kona hanga kuri screen iyo ngiyo na bofre na bofre nawe ifoto ye dore nayo ni ikurikiye noneho ndambwira ati reka nifotozanye n'umukobwa wanjye nawe twigira ifoto cy'ibaze ko mana yanyu mureke mbabwire ikintu cyambabaje ntago cyambabaje nyine yo kujya nyibuka nkakibara yarambwira ati sinzi ukuntu yabwiye Savimbi ngo reka ngo nifotozanye n'umukobwa wanjye tamese iyo muntu ko karabona umuntu ari kunda bakabona ngenda umukobwa we gusa umunsi yari yambaye agashati k'umukara ka black noneho nkunda kubona akayambaye nkunda kubona nyine nkunda amashati ya black so murumva rero nyine nuko twahuye ku munsi wa mbere
ikindi kintu rero cyatumye mbona ko ari uyu nguyu nabonye ndasenga mutambana gutya benshi mutanzi cyangwa wenda mushobora kuba mutambana mu nsengero cyangwa mu bindi biterane runaka ariko njye ndasenga narabwiye Imana ati Imana ko numvaga nyine ngeze igihe ngewe nshimira Imana ko nishatse nkuze nta experience ya danger mfite kungo niki ariko nshimira Imana ko nshatse nkuze bivuze ko uru rugo ndujemo bishaka narabitekereje narabisengeye so najyaga nsenga mbwiye Imana ati Imana umudamu uzampereza cyangwa umukobwa uzabana nawe numpuza nawe uzampa ikimenyetso so rero ibimenyetso nabonye byatumye menya kari icyambere n'iki cyane ndi Dubai narabisengeye cyane pe nanavuye Dubai icyo kintu nishyize ku mutima bivuga ati ngere mu Rwanda tuzamaye guhura nanjye utangiye kubyita rwari twabaye witonze nk'abo ko wasanga nawe wagize amahirwe ariko nagize amahirwe pe nagize amahirwe ni by'agaciro ko kugira sibyo noneho nyine kuri uwo munsi rero amasaha kugira ngo twerekane filime ageze imvura yaraguye koko imvura iragwa muri sabe hari amaguriro y'abantu batageze no kwijana imvura iragwibuza abantu kuza kureba filime n'abaguza amatiki babuza kuza yebana ndashya neza naho ntangira kwiheba rero n'umukobwa mu bantu bankomeje umukobwa mu bantu bankomeje nyine ari kubona ko ibintu byazambye sinzi ijambo yamungiye shobora kuba ntibuka neza nyine reka ngufashe ni ukuvuga ngo mushaka kwibaza ngo ni gute nabashije kuvugana na Karidinali tudasanzwe tuziranye murabizi abantu b'abakobwa dukunda amafoto ubundi nta foto nta cyabaye izo foto twarazifashe rwose genda nk'uko yavuze mu munsi imvura yari yaguye ibintu bitameze neza umwana w'umuhungu yari yihebye genda nyakubona abantu bihebye urumva noneho twatashye dutinze kuko imvura yari yanaguye so rero tugeze mu rugo nibuka ko twifotoje amafoto ndavuga se amafoto nzayabona ute umunsi wa mbere umunsi wa kabiri umunsi wa gatatu amafoto umunsi wa kabiri nibwo nabajije Bofrese ya mafoto yahageze arambwira ngo wapi ngo humura Karidinali azayama namara kuyakora ubwo nimugoroba nabwo hagize ndongera ndamubaza bimeze bite ibintu bijyanye n'amafoto umwe murumva ari amafoto gusa mumva nta kindi kintu cyari kirimo komeza gusa nyuma yaho nk'uko yababwiye ko imvura yari yaguye yari yihebye nyine yavuga ngo biragenda gute harimo abantu bataje bari buze hagati byakomeye njye nkamurira nyine hasi koko yaretse nyine narabirebaga nkumva birambabaje kandi nta kintu nyine nanabikoraho ntamuzi ngo nyende mubwira ati humura rwose wumva utuje ibintu bizagenda neza so Bofrero mubajije bwa kabiri arambwira atakira nimero ye mwibariza muzi cyabaye undi uwo munsi nimero narayifashe ajya mu gihe mu munsi nta na phone nagiraga baze gushaka amafoto nta telefone ufite gusa nabanaga n'undi musista yari afite telefone dufite telefone dushyiramo WhatsApp ebyiri ndangije rero namwandikiye saa 10 namwandikiye hari ku manywa ndamwandikira ndamusuza ngo mwiriwe neza nizere ko mumeze neza aho kugira ngo mpite mwaka amafoto nibuka uburyo nashatse kumuhumuriza nta burenganzira mbifite ko ntabwo nari nziranye nawe nta buryo ndamwakira namubwira ati mwiriwe neza nizere ko mumeze neza ati nanjye meze neza hanyuma ati naje kureba filime ariko hari ikintu nshaka kubwira ku munsi wo kureba filime nabonye wari wihebye utameze neza ariko ndagira ngo nkubwire ko hari abantu benshi badafite ibyo bakoze ariko we urabifite bisobanuye ko n'ijambo ry'Imana riravuga ngo nzaha imigisha imirimo y'amaboko yanyu kukantu harakambwiye kabisa cyane ndamwandikira nyine mubwira ati ukuntu wowe ufite ibyo gukora hari benshi batabifite rero wowe tuza kuba ufite ibyo gukora ibyo birahagije maze kubimwandikira ndaho ati umva nishakiraga amafoto nicyo cyangenzaga nabazaga nimba yaba hari mwayama umutipe ntiyansubiza bize mu masaha nimugoroba nabwo ntiyasubiza ahubwo hari nka saa 11 nabaga ngiye muri siporo ko nkunda siporo cyane
muraza kubibona ko nawe muri ino minsi usigaye mutoza gukora siporo muranshyira kuri nawe ngundi kumutoza gukora siporo ariko nyine 11:00 ngiye kujya muri siporo nacanye telefone mbona umutima aransubije aranyandikira arambwira ngo nta kibazo ngo ndaza kuguha amafoto ntabwo ndayakora ngo ariko nimara kuyakora niwe muntu wa mbere ndi buyahita bate ngaho ariko mbere ko mbwira ibyo nahise mbaza ngo none se ngo ntabwo nakomeye so ndamubwira ati nijye wazanye na bofre gutya na gutya ibi ngibi mwabaze ikintu gitangaje ibaze ko kwa kundi umenyera kubaza umuntu musanzwe muziranye nahise mubaza ngo ese ubwo aya masaha uri gukora iki aya masaha uri mu biki ntangira kumusereza bya bindi byanjye nyine simuzi singize gute muganirije nk'umuntu umuzi kwa kundi nyine Imana iyo yagiye guhuza abantu baba bajya ngo baremewe guhura ku bana noneho ndamwandikira nyine turandikirana ndamubwira ati ngiye rero ibaze ko nagiye muri siporo 12:00 bwakeye ati ngiye nigire muri siporo ubwo ngubwo turaza gusubira narikomeje nigira muri siporo Excuse story mana kinazibuka zose we takurahi bagiye bibuka story kwe wagiye uzibuka ariko ari mutunibuka twinshi ari nayo mpamvu ngushimira impamvu mushimira cyane impamvu muri kuva impamvu ndafite impamvu zo kuba narahisemo no umukobwa nk'umudamu wanjye ari mu bantu bampumurije ku munsi wa mbere yumva ko nari nateguye projet kwironcinga irafiringa kubera imvura mu bantu nyine banyandikiye hashize umunsi umwe batari iminsi 2 nyine mu tuyi premier yarinze nubwo bitagenze neza ari mu bantu wa mbere bambwiye nyine amagambo y'ihumure so rero nanjye kubera bitewe n'ukuntu nyine nari nsanzwe nteye no mu buzima bwanjye n'undi umuntu udakunda nyine kwisanzura cyane bikabije ku bantu so imbonye umuntu nyisanzura nyine mba numva ari ikintu kidasanzwe so rero twaraganiriye nyine yaranyandikiraga kuri chatting ngabona nyisanzura nkabona arambaza ibibazo abandi bantu badakunda kumbaza nyine numva nyine ndi guhuza nawe cyane so muri bintu rero wambajije ngo iki cyatumye gukunda cyambere nuko uri mu bantu banyifurije ibyiza bampumurije muri mu bihe nari nkomeye kandi wambaye hafi bishoboka nyine tubirenze uko njye nabikekaga ikindi kirenze kuri ibyo wanaguze tike so aragira ngo 10 cyane bofre wayinguriye ako bofre ndamukunda ntabwo nari okay nimba bofre warakoze cyane bofre Damour warakoze cyane kumugurira tike ariko tugomba kuzagurira Damour akantu we siko Damour ari we buriya waduhuje cyangwa ni filime yanjye yaduhuje ako ni Damour kubera ko yatakuzana ngo uze kurira mu visi mpamya ko n'ubundi twari guhura ndetse ko niyatambwira ko amazana amafilime mabi cyangwa se cyese nari kwirirwa ngira amatsiko yo kumenya ngo Cardinal kuko nyine sinanawewe nta filime mbi nigize ngira mu buzima bwanjye abantu bose twakuranye bose barabizi umuntu afataga filime ziwanjye zabaga zifitemo n'ibirongo si gusa usibye ko njye nta kintu numva nari gufataho nimba ko utari bume kuko filime za 300 nge nguzuze flash yanjiga 8 Jiga 8 kuri 300 se sawa nyine wapi amafaranga ntabwo twayakoreraga kwa ko twitwa iga ngewe ubyibuke nge nasobanuzaga filime nabaga nashiyemo amafaranga menshi ntabwo nari gufata filime rero nashiyemo amafaranga ari 100 cyangwa 200 nge kwigwira ibiceri 300 so baraba DJ bandi nyine bo barabifataga uko yabaga zikwiye kundi mu disque bana niyo yacururiza ntago yahomba rongeye nageraga abakiriya batari benshi ariko bake ariko banyishyura amafaranga nyine menshi kuna ndi no mu bantu bagiraga filime za mbere zigisohoka kumva ko basobanuze benshi nyine twarakoranaga bara bose buri abaruki ba Pike ba Junior abandi bose basobanurwa filime ndi mu bantu wa mbere bazibonaga nyine baziherezaga so rero byatumaga nyine ngira abakiriya benshi bishyura neza bahoraho simpamya rero ko ari kunyafodinga ariko warakoze kuza kureba filime yanjye ariko nanjye ko nzika amafaranga yanjye menshi yagendeye muri filime ra gusa nyine nkuko mwabyumvije twarakomeje tukajya tuganira igitangaje ndi wa muntu wangaga telefone bofre yarambwiye ati wazaguza indi telefone ndi bari barayinyibye telefone ntazikunda wape sinakundaga telefone kuko ngiyeho telefone ngura telefone bwa mbere hari ikiganiro nakundaga kureba cy'umukobwa witwa Claudette Nsengimana nakundaga kumurebe bazikare umuntu watumye ngura telefone kugira ngo njye numva ibiganiro byiwe n'inama ze z'umunsi urumva nta kindi kintu nta kuba bya bindi byo kuvuga ngo baraneta bagira gute reka cyose no kuvugisha abantu bo mu rugo ibintu nk'ibyo ngibyo
ubwo rero umwana w'umukobwa udasanzwe utira telefone ntangira kujya ntira sinatiraga kuko umusista twabanaga nawe n'umwana mwiza yitwa Claudine yajyaga akunda kuniza nyine telefone yiwe nkashyiramo simukadi yiwe nawe yarakoze urumva ko bari mu bantu bagize uruhare umwana mwiza we ntabwo wabyumva Claudine na Damuru bamaze kuba abantu bagize uruhare mu Claudine ntagarambirwa mana uko buri munsi Imana imuguha umugisha Claudine warakoze cyane nawe kubigiramo uruhare uko nageraga mu rugo nasanga telefone yari yarabimenye nasanga telefone yayishyize hariya mbese Claudine akumbura telefone yashyize hariya nkaba ndayifashe dukomeza kuganira buri ko ngiye muri siporo tukaganira ikindi nkuko namabwiye ngo no Jesus no life you need stroke okay Cardinal natangiye mwibuke neza Cardinal ni umuntu wibera ntabwo mwumva ukuntu bitangaje kubona Cardinal agiye gutereta umukobwa w'umwadeperi iyo story ko numva ari danje bishatse kuza uratangiye kwibaza uyu muntu koko mu rugo koko bazamureba bavuga ati no umukobwa batiri bandi bizakunda twambaye ubu MK utarigeze ukunda aho na rimwe gusa narasenga Imana izamfashe umuntu nzakunda nawe azankunde kandi abariwe tuzabana ndashima Imana ko ibyo ngibyo ari nabyo byabaye amen kuko njyewe amen ntabwo najyaga mu bintu by'inkunda cyane cyangwa se ngo njye mu bwadurisa mufate numve ngo nyine niberaga nk'umuntu w'umumansera n'ubu ngubu bajya abona abashuti banjye baza bakamumva ngo barahamagaye ngo mansera akikanga akaba aravuga ati nta mansera dufite ariko nyine byakomeje kugenda gutyo ngenda twandikirana tumenyerana dutera story nkasanga naba nagiye nyine kuko telefone Claudine nabaga ifite nkasanga yanyandikiye nkanjye nkamwandikira dutangira gutera story ariko Kadino kamubaza niki kintu cyaguteye ubwoba mubano wacu se kukubwira ikintu cyanteye ubwoba ndibuka hari igihe nari ngiye kujya gukorera ahantu kure numva narakwandikiye ndakubaza ati se ndamutse ngiye ahantu kure ntiwazanyibagirwa numvaga byanze bikunze nindamuka nanjye natangiye kugukunda kandi numva naranabikunda iki gihe nari ntaranakubwira ko ngukunda ndakeka numva nabanje tinya nyine kukubwira ko ndamutse ngiye kure twazaburana byamuteye ubwoba kambabwire uwo munsi ndabyibutse urumva twaraganiraga bisanzwe yaramaze kuba inshuti yanjye kwa kundi handi na Bofre yatangiye kujya yibaza se MK noneho ko buri munsi musanga na telefone ya Claudine gusa niyabimbwiraho ko bazi ko ndi umuntu ukunda guserereza nahati none umunsi bazansereza ngiyewe kazaba kambayeho ariko uwo munsi ndabyibuka nagiye kubona mbona umwana w'umuhungu aranyandikiye nimugoroba niryamye hari nka 2:00 n'igice hafi z'ijoro Rwanda muri mu rugo bari banatashye nyine Bofre na sister bari batashye bavuye mu kazi ndi mu cyumba sinari ngikunda kujya kwicara muri salo ntabwo ngubwo ndagenda njya mu cyumba nsanga yanyandikiye arambaza ngo ndamutse ngiye ahantu kure nasanga waranyibagiwe muzi ibintu umwana w'umukobwa yamusubije ko aransubije koko ndabyibutse n'ubundi se n'ubundi nyine ngewe menyanye n'abantu ko bagenda cyari story ndende ariko n'ubundi ndagushimira mwana ishimwe ariko reka najye kuvuga byinshi ndagushimira cyane reka tubwire se twako tubonera ikiganiro kitaza kuba kirekire kikarambira abantu nubwo tuteze twabwira kuri story z'ukuntu nyine nakunze umwadeperi nkaza guhinduka nanjye nkaba umwadeperi mutazi n'ikintu namusubije kuri uwo munsi umunsi wambwiye ibintu binakomeye cyaza amasaha yagiye reka tureke kurambira abantu nabo baraza kutubwira niba bakeneye ko dukomeza inkuru yacu cyangwa se nimba yabarambiye ariko by'umwihariko ngewe kugeza n'uyu munsi ndagukunda cyane bikwiye ku mutima ibyo arabizi uri uwa mbere
nishimira Imana yaduhuje mu VMI Day abantu bose bagizemo uruhare. John ndagushimira cyane, twateguranye iriya filime twarayiruhanyemo, brother barakoze cyane, PK Savimbe n'abandi bose mwagizemo uruhare, mwarakoze cyane, mwatumye mbona umugore mwiza. So rero iki kiganiro nkuko Mabuje atangiye abivuga, reka tureke kukigira kirekire cyane kugira ngo kitabarambira, dore mufite n'akandi kazi, ariko nimwumva ari story nziza. So amasaha yagiye, reka ndabizi buriya nubwo mufite amatsiko yo kumenya ibyakurikiye, buriya mufite amatsiko yo kumenya ikintu namusubije kuri uwo munsi, ariko kubera ko amasaha yagiye, reka umunsi w'ejo nzabagezeho ukuntu namusubije n'uburyo byarangiye, uko byagenze, tujye mu mafamiye, iby'ubukwe, iki ukuntu byaje kurangira byose kugeza uyu munsi turi kumwe ahangaha mu rugo rwacu. Imana yahaye umugisha. So mwakoze kuza, mwakoze kutwumva, turabakunda cyane 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 cyane, tubafite ku mutima. Murakoze, bye. Numva nta kindi nanjye nasoza, ndabashimiye rwose, mwakoze, Imana ibahe umugisha, turi kumwe. Chai bye, love, see you. Nase